Shadibu amakuru aravuga ko yamaze kujyanwa muri rehabilitation bagiye kumwitaho kugira ngo akomeze kugabanya ibiyobyabwenge yakoreshaga, ubwo bagiye kumufasha mu bibazo byo mu mutwe. Ni Isange Rehabilitation Center ibarizwa mu karere ka Huye. Kugeza ubu ngubu umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha cyangwa se RIB Murangira Bitieri amaze gutangaza ko Shadibu yamaze kwijyana muri iki kigo ku bushake bwe nta umuhatirije, kandi akuraho n'amakuru y'ibihuha yavugaga ko uyu Shadibu ashobora kuba afunze. Ibyo ngibyo yabihakanya, ahubwo avuga ko ubwo bamaraga gukora iperereza, ubwo ni ku idosiye ya Yugi Umukaraza washinjwaga gufata ku ngufu uyu Shadibu. Hanyuma bamusuzumye uyu musore basanga nawe yarakoreshaga ibiyobyabwenge, ariko mu bizamini byafashwe ngo ku bushake na RFI ibizame byagaragaje ko Shadibu nawe akoresha ibiyobyabwenge, ariko nanone amwibuke ko yari yabanje kujya muri Isange One Stop Center naho gutanga ibizamini kugira ngo basuzume barebe koko niba yafashwe ku ngufu mbere yuko yemererwa gutanga ikirego muri RIB cyangwa se akorega uyu Yugi Umukaraza byavugaga ko yafashwe ku ngufu. Ibyo bizamini byose rero byagiye bimukorwaho byaje kugaragaza ko na Shadibu akoresha ibiyobyabwenge kandi byamubase, birangira ngo yifatiye umwanzuro wo kujya kwishyura amafaranga bivugwa ko yishyurwa kugira ngo umuntu bamufashirize muri rehab hariya mu karere ka Huye, cyane ko abagiye bajyayo hariho uwatangaje ko ngo yishyuraga amafaranga ku kwezi ibihumbi 600 ndetse n'ibihumbi 700. Bivuga ko rero iyo ugiye ku bushake rwose wishyura ayo mafaranga kugira ngo bakwiteho. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Murangira Bitieri rero yavuze ko uyu mukobwa uyu Shadibu yagiyeyo ku itariki 6 ubwo ni kuwa mbere w'iki cyumweru, yijyanayo ku bushake kugira ngo bamwiteho mu bijyanye n'irikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kugira ngo azagaruke ameze neza ari mu ryerye. Ni nyuma y'uko rero hari abantu benshi, hari abahanzi benshi bamaze kujyanwayo. Murabizi ko muri 2025 uwitwa Fireman nawe yagiyeyo ku bushake bwe, hanyuma uwitwa Afrique nawe yagiyeyo abantu babimenya avuyeyo avuga ko yijyanye yo ku bushake. Ubwo abantu bari bamumenyereye ko yabaga afite imisatsi myinshi, bagiye kubona abona yari yogoshesheje afite tentile, ariko ahita asobanura ko yari yaragiye muri rehab i Huye. Ari mu mwaka ushize nanone uwitwa Babu ndetse na Ariel Ways, ubwo abo nabo n'abahanzi abajyanwe nyuma y'uko bari bafatiwe mu kabari ngo banze kwishyura amafaranga, ariko babasuzuma bagasanga nabo ngo bakoresha ibiyobyabwenge. Muribuka ko uwitwa Ariel Ways yari afite na tour yo kwerekeza hanze, hana amasezerano yari yasinyanye na kampani igiye kuzajya imufasha mu by'umuziki, ariko bihita bihagarara kubera iyo mpamvu yuko bari bamusazemo ibiyobyabwenge nabo bagiye bamara igihe. Hanyuma na Shadibu rero nawe ajyanweyo, ariko ngo dosiye ye yo kuba akoresha ibiyobyabwenge ngo irakomeza ifunguye. Igihe icyo ari cyo cyose yatahira bakazongera kumusuzuma bagasanga yarakomeje gukoresha ibiyobyabwenge, azongera akurikirana. Kugeza ubu ngubu dosiye y'umusore wafashe ku ngufu Shadibu yamaze kugezwa mu bushinjacyaha, ubwo ategereje ko urubanza ruba igasomwa, hanyuma bakanzura niba akomeza gufungwa iriya minsi y'agateganyo, ubwo ni 30 jours, hanyuma cyangwa se akaburana ari hanze cyangwa se akaba yanakatirwa. Ibyo byose bizaterwa nuko azaburana. Uyu musore Yugi Umukaraza akurikiranweho ibyaha bibiri birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, kuko baramusuzumye basanga nawe yakoreshaga ibiyobyabwenge. Uyu mutipe asanzwe ari umucuranzi ndetse akaba n'umuhanzi umeze neza cyane, wari kugenda azamuka buhoro buhoro, ariko ubwo yasuraga Shadibu iwe, hanyuma ngo akamujyanira inzoga, akagenda yitwaje inzoga kuko yari inshuti ye. Shadibu yaramwemereye, barasabana barasangira, ariko ngo burira bigeze mu gitondo Shadibu akangutse asanga yararanye n'uyu musore. Atekereje ko uyu musore yitwaje inzoga, ahita atekereza ko ashobora kuba yabipanze. Yitegereje nyine nk'umuntu w'igitsina gore, abona ko ashobora kuba yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe yahise aza ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu musore ashobora kuba yamusambanyije ku gahato cyangwa se atabizi, ariko yasabye inzego z'umutekano kuba zakurikirana iki kirego. Bamusaba kujya muri Isange One Stop Center kugira ngo bamufatire ibizame barebe niba koko yafashwe ku ngufu, ubundi abone gutanga dosiye afite n'ibimenyetso bibigaragaza. Yagiyeyo, hanyuma ahita atanga ikirego cye. Uyu mutipe Yugi Umukaraza ahita atabwa muri yombi.
gitabwa muri yombi rero muri uku kwezi gushize nanone. Ubwo ngubwo ribu yajyanye dosiye ye mu bushinjacyaha kugira ngo uyu musore akurikiranwe aburane ku byaha ashinjwa. Ni ukuvuga ko aba bombi ntago bahari. Shadibu ari muri rehabilitation center. Mwibutse ko iyi ngiyi ibirinzwe kubera ko iri ku bufatanye na polisi y'igihugu, kuko ntago usohokayo uko wiboneye, uko bari kugukurikirana kugira ngo uzaveyo umeze neza cyane. Uwitwa Shadibu rero ni hari kugeza ubu ngubu, guhera ubwo amaze y'iminsi igera kuri 3, kuko turi kuwa gatatu yagiye ku wa mbere. Ubwo nawe dutegereje ko igihe azagarukira azatahira tukareba nawe azaba ameze neza. Ariko na Yugi Umukaraza nawe aracyafunze mu gihe agitegereje ko urubanza rwe rusomwa. Hanyuma uko nguko niko Shadibu byifashe. Ubwo niba utazi Shadibu nawe uri kubyumva mu kirere, reka nkwibutse ko uyu mukobwa Shadibu ari umunyamideli kazi, akaba ari n'umwe mu bantu bakoreshwa mu ndirimbo zikomeye cyane. Muramwibuka mu ndirimbo yitwa Akinyuma yaciye ibintu ya Bruce Melody. Abantu baravuze bati uyu mukobwa kadasanzwe, bamubonaga mu mafoto gusa ariko batari kubona utuntu agenda yikorera rimwe na rimwe mu mavideo. Rero akaba n'ubundi ari umumama w'abana bagera kuri 2 bose, yabyaranye n'umudirector. Ubwo ni umugabo ushutinga amafilme muri East Africa yose, baramuzi, yitwa Meddy Saleh. Barahuye muri za 2014 ariko bakaza gutandukana nyuma y'ibibazo bari baragiye bagirana byo muri famiye, birimo no kuba uyu mugabo yaramufuhiraga cyane, bigatuma Shadibu amwanga akabivamo akajya kwibera umufemale. Shadibu ari muri rehabilitation center i Huye, naho uwitwa Yugi Umukaraza nawe aracyafunze. Nitwa Tega the Great. Komeza gukurikirana imbuga zanjye nge nkugezaho amakuru. Nanone niba utarakora subscribe kandaho nyaboneka umwereze na like aho ngaho kugira ngo dukomeze twiyumvire aho abandi bageze mu myidagaduro. Ciao.